Yigeze kuvuga ngo niba ufite ubushake bwo gukora gusa ibyoroshye, ubuzima buzakugora, ariko niba ufite ubushake bwo gukora n'ibikomeye, ubuzima buzakorohera. Yigeze kuvuga ngo igitandukanya abakire n'abakene ni aho bavoma inama. Abakire bakura inama ku bantu bakize kubarusha, abakene bakura inama kuri bagenzi babo bakennye. Yigeze no kuvuga ngo abakire babona amafaranga nk'imbuto. Imbuto ushobora gutera ikazera igasarurwa, ikongera igaterwa nabwo ikazongera igasarurwa, gutyo gutyo. Mu gihe umukene abona amafaranga nk'ibiryo bihiye. Abakire bafata idolari rimwe nk'imbuto akarishora cyangwa se akaritera kugira ngo azinjize amadolari 100. Ayijana nayo akazongera akayatera akayashora kugira ngo azinjize andi madolari 1000. Mu gihe umukene ntabwo ariko bimeze. Ayabonye arayarya, yabonye idolari rimwe ararirya, yabona 100 akayarya. Nuko nguko Eka yabwiraga abantu mu nzira ibaganisha ku bukire. Uyu mugabo yaravuze ngo abakene bakora ibishoboka byose ngo birinde cyangwa bahunge ibibazo. Gusa iryo si ryo banga ryo gutsinda. Ibanga ryo gutsinda ntabwo ari ukwirinda cyangwa guhunga ibibazo. Ibanga ryo gutsinda ahubwo ni ugukura wowe ukaba munini kurusha ibyo bibazo, ukabihangara kandi ukabitsinda. Yaranavuze ngo ujye uhora wibuka ko iyo utabashe kugenzura amafaranga yawe, birangira yo ubwayo akugenzuye. Iyo utabashe kuyakoresha yo ubwayo aragukoresha, kandi yagukoresheje agukoresha nabi. Uyu mugabo yaravuze ngo buri wese urenze yigeze gutangira kandi ari umuntu usanzwe nkawe, uriya ubona ayoboye abandi nawe yigeze kuba muto abantu bamuyoboye. Eka yaravuze ngo ntuzigere ugerageza gukurura umuntu utabishaka kubera ko azagusubiza hasi. Ntuzigere ugerageza gushaka gufasha umuntu utabishaka, azagusubiza hasi. Iyo ushatse kuzamura umuntu utabishaka birangira agushubije hasi. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu bishimye ni bariya bubatse isi imbere muri bo, mu gihe abantu batishimye bo ari bariya bahora bitotombera isi y'inyuma kuri bo. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ushaka guhinduka, reka kwibanda cyane ku bunini bw'ibibazo, ahubwo ibande ku bunini bwawe. Niba wumva ufite ibibazo bikuremereye, si ikibazo cy'ubunini bw'ibibazo, ahubwo ni ikibazo cy'ubunini bwawe. Shakisha uba munini, nuba munini ibibazo bizahunga kubera ko uzaba ubiruta. Uyu mugabo yaravuze ngo abakire babona amahirwe mu gihe abakene babona inzitizi. Abakire babona iterambere rishobora kubaho, abakene babona igihombo gishobora kubaho. Abakire bibanda ku musaruro mu gihe abakene bibanda ku ngaruka. Yaranavuze ngo uko ucunga amafaranga yawe nibyo bigena niba azagumana nawe cyangwa akisangira abazi kuyacunga. Gukorera amafaranga ni kimwe, ariko kuyarinda ni ikindi. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu bagafashe nabo bagira ubwoba, bagira gushidikanya muri bo. Ikindi bagira impungenge, ahubwo icyo batandukaniyeho n'abantu bakubiswe ni uko ibyo byiyumvo byose bitajya bibaherana. Ikintu kibatandukanye ni uko ibyo byiyumviro byose batajya babyemerera kubahagarika. Uyu mugabo yaravuze ngo umukire ni wa wundi ubona keke akizera ko imugenewe akayifata akayirya. Mu gihe abantu bo mu cyiciro cyo hagati bo babona keke bakabona irahenze bagahitamo kuryaho igice. Mu gihe abakene bo babona keke bakabona itabakwiriye bakagenda inzara ibarya. Uyu mugabo yaravuze ngo nta gihe nyacyo uzigera ubona cyo gutangira ibintu runaka uretse none. Niba ushaka gukira ibande kuri ibi bintu 4 by'ingenzi. Icya mbere, ongera amafaranga winjiza. Icya kabiri, ongera amafaranga wizigama. Icya gatatu, ongera inyungu zibiva mu kazi ukora. Icya kane ari nacyo gihatse byose, gabanya ayo utakaza.
kugabanya ayo utakaza. Eka arakubwira ngo bijyana no koroshya ubuzima ubamo, koroshya imibereho yawe, kutabaho ubuzima buhenze. Muri make igihe cyose amafaranga winjiza aruta ayo usohora, uba uri mu nzira y'ubukire. Uyu mugabo aravuze ngo niba ushaka kuguruka nka kagoma, irinde kugendana n'ibishuhe. Niba ushaka kuguruka nka kagoma, irinde kugendana n'inkoko, irinde kugendana n'ibishuhe. Gendana na kagoma. Yigeze no kuvuga ngo mu buzima ibyo wumva urabyibagirwa, ibyo ubona urabyibuka, ariko ibyo ukora urabyumva neza bikakujya mu maraso. Yigeze no kuvuga ngo ubushakashatsi bwerekana ko abantu bishimye cyane ari abakoresha impano zabo karemano. Ni byiza kumenya ikigai yawe, kumenya dharma yawe, kumenya impano yawe, ukayibyaza umusaruro, kubera ko iyo ukora ikintu kijyanye n'impano yawe nta kabuza urishima. Eka yaravuze ngo umuntu ukize ahitamo guhembwa hashingiwe ku musaruro, mu gihe ukennye ahitamo guhembwa hakurikijwe igihe. Aranavuga ngo intambwe imwe mu cyerekezo cyiza iruta intambwe igihumbi mu cyerekezo cy'ubuyobe. Uyu mugabo yaravuze ngo uko witwara ku tuntu duto ni nako uzitwara ku bintu binini. Iyo utabasha guha agaciro bya bintu bito n'ibinini nta kintu byakumarira. Niba utita ku biceri, biragoye ko n'inote uzabasha kuzitaho. Ita cyane kuri buri giceri kiguca mu ntoki, nubishobora inote ziziyitaho. Eka yaravuze ngo mu bitagaragara niho haremerwa ibigaragara. Niba ushaka guhindura imbuto, ugomba kubanza guhindura imizi. Niba ushaka guhindura ibigaragara, ugomba kubanza guhindura ibitagaragara. Hindura wowe imbere mbere yuko uhindura wowe inyuma. Wowe inyuma ziyitaho, nuhindura wowe imbere. Uyu mugabo yashimangiye rya jambo rigira riti bumukire cyangwa upfe ugerageza kuba we. Aranavuga ngo abakire bari mu buzima babamo, mu gihe abakene ubuzima bubaremera uko babaho. Yigeze no kuvuga ngo ibintu byose biho kubw'impamvu, kandi iyo mpamvu ihora iri mu ruhande rwawe, ibereyeho kugufasha. Nta kintu na kimwe kikubaho kitabereyeho kugufasha, cyaba icyiza cyangwa ikibi, kubera ko ibintu byose biho kubw'impamvu. Ikigusiza uri muzima cyose kibereyeho kugufasha. Harimo n'ibiza bibereyeho kugucura, kubera ko Imana iba yarangizanye nawe. Ntabwo byakubaho ngo bigusige ugihumeka umwuka w'abazima, byanaguhitana. Yaravuze ngo ntabwo bihagije kuba ahantu heza mu gihe gikwiye, ahubwo ibihagije ni ukuba umuntu ukwiye ahantu heza mu gihe gikwiye. Uyu mugabo uzi ijambo rikomeye ngo abantu batinya kumva oya, ku buryo akenshi batanagerageza ngo bature ikibarimo. Kandi burya umunwa ufunzwe ntushobora kugaburirwa. Abantu benshi batinya kumva oya, batinya guhakanirwa, ku buryo akenshi batanagerageza ngo bature ikibarimo. Kandi burya umunwa ufunze ntabwo ujya ugaburirwa. Fungura umunwa wawe rero, vuga ibyo ushaka. Nibitanagenda nk'uko ubyifuza, nta kibazo kibirimo, kubera ko uruhare rwawe uzaba warukuyeho. Mu magambo yose Havi Eka yavuze, munyemerere nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo ntabwo uzabaho ubuzima busobanutse igihe utarabuha igisobanuro. Iyo ushaka kubaho mu buryo busobanutse, ubuzima bwawe ubuha igisobanuro. Muri make, mbere yo kubaho ubuzima busobanutse, banza uhe ubuzima igisobanuro. Muri make, urashaka iki muri ubu buzima? Niba nta ntego ufite, biragoye kuzabaho ubuzima busobanutse. Ariyo n'amagambo meza cyane yavuzwe n'iki cyamamare, yitwa T